Njyewe ko impanuka nayibonye nahageze byabaye, ariko aho nagezemo ngerageza gufasha abantu, nanjye ndi muri bamwe babavanyemo abari bakiri bazima, ariko yari impanuka ibabaje cyane. Abantu bapfuye ari benshi, kuko nahageze bakirimo bose, abo nabashije kubona bari bazima, bageraga nko muri abo bantu batandatu gutyo cyangwa batanu, kuko nibo bavanyemo bakiri bazima, abandi bari bapfuye, harimo abacitse umutwe, abakomeretse ubwonko ukabona buri hasi. Yari impanuka ibabaje cyane. ngo hari n'ababapfiriye mu ntoki, bemeza bite? Nkanjye njyenyine hari umubyeyi wampfiriye mu ntoki. Ikintu cyambabaje ntazibagirwa mu buzima bwanjye nuko yambwiye ijambo rimwe, yambwiye ijambo agira ati nushaka undekure n'ubundi byarangiye, ahita abona gupfa. Iki cyo cyambabaje cyane. Umufite mu maboko? Mufite mu ntoki. Ni ibintu byabakuye umutima nkurikije uko nabonye mumeze. Byatubabaje cyane kuko ntabwo tuzigera tubyibagirwa mu buzima. Hari abavuga ko n'abandi nubwo bagiye kwa muganga n'ubundi nta cyizere cyo kubaho gihari, mwe mwabakuyemo mwabonye bameze bate? Icyizere kimeze gute? N'ubundi abagiye muri abo batandatu, umuntu ushobora kuba yaba ari muzima kugeza izi saha uko nababonye, yaba ari umuntu umwe, ariwe komvayeri, niwe wabashaga kuvuga, niwe muntu asa nkaho akiri seriye wenyine, abandi bakomeretse cyane. Shoferi w'iyi tagisi se ari he? Uwiriya wari? Shoferi w'itagisi nawe yapfuye, uwiriya kamyo we nawe usibye ukuguru kwakomeretse we ni muzima. Abashoferi b'iriya kamyo bo ni bazima. Ngo hari n'abana bari barimo b'imyaka ine gutyo. Umwana twabashije gukuramo abakiri bazima bari batatu. Umwe we yahise apfa, yari afite nk'imyaka nk'itanu gutya. Murasaba iki kuri izi mpanuka za hato na hato zo muri uyu muhanda? Turasaba yuko uyu muhanda wa hano i Musambira hafi y'umusigiti bahashyira iriya kamera, kuko iyo bahageze abashoferi benshi bakoresha umuvuduko mwinshi. Ese ko mwabonye wenda ikamyo yari yabuze feri, ni umuvuduko? Iyi tagisi iyo yadepanshije igezemo hagati ihita ihura n'iriya kamyo, isubira inyuma biranga nyine ihita iyigonga. Ngo yahungaga iyi modoka yari yahagaze mu muhanda hayo? Nyine hari indi modoka yari yapfuye. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira, akagari ka Karengera, hafi y'aho bita Siporo. Nibwo minibisi yahuye n'ikamyo. Minibisi yashakaga kudepasa indi modoka yari iri imbere yayo yari yahapfiriye. Minibisi nibwo yadepashije ako kanya ihita ihura n'ikamyo birakubitana, impanuka yaje ako kanya biravutse. Iyi tagisi yari itwaye abagenzi 21, aho umushoferi yaje kuhasiga ubuzima ndetse n'abandi 9 nabo bakaza kuhasiga ubuzima. Abantu bari hafi aho bahise baza baratabara, nibwo ambilansi yabafashe. Abo 12 babashije kurokoka nabo barembye bafite ibisebe banakomeretse, nibwo babajanye mu bitaro bya Remera ndetse n'ibya Kabgayi. Gusa harimo abagitakaza ubuzima, aho harimo umudamu waje kubura ubuzima. Ni impanuka yari iteye ubwoba, ni impanuka yahitanye abantu benshi. Gusa twavuga duti Imana ibakire mu bayo, kandi abarokotse Imana ibagwaze ubukira.